twongeye kubaha ikaze kuri Wildland TV, abakunzi bayo ndetse nawe uri mushya kuri yo, turagusaba yuko wakora subscribe ubundi tugakomezanya n'ikiganiro. Uyu munsi turaza kureba kuri topic ijyanye n'uburyo abantu muri iyi si batabasha kuba bamenya ahazaza habo cyangwa se ibintu bakagombye kuba bakora, ariko nyine abantu benshi basa naho batitaho, ariko mu by'ukuri hari ibintu byinshi cyane bisa naho biba mu mubiri w'umuntu, ariko bigasa naho bimukoresha ibintu cyangwa se bimuvugisha ibintu. Mu by'ukuri abantu bagasa naho babifata nk'aho ari ibintu biri aho cyangwa se bakabibona nk'aho ari ibintu byoroshye, ariko mu by'ukuri ubivuze cyangwa se ubikoze aba ari imbaraga ziri muri we cyangwa se z'umubiri zibimukoresheje, nyamara ziba zimuteguza cyangwa se ziba ziteguza abantu yuko byanze bikunze uwo mubiri bivugiwemo cyangwa se bikoreyemo hari ubundi buzima ushobora kuba ugiye kuba wajyamo. Mu by'ukuri rero ndabihanganisha abakunzi ba Nyiransengiyumva Valentine cyangwa se Vava, benshi ngira ngo cyane cyane abantu bakiri bato, urubyiruko n'ibiki cy'abantu bakoresha social media cyane nibo bari bamuzi cyane ndetse banamukundaga. Mu by'ukuri rero umuryango wiwe ndetse inshuti ze n'abavandimwe n'abakunzi be muri rusange, ndagira ngo mukomeze mwihangane kandi nawe Imana ikomeze kumutuza heza, ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Mu by'ukuri rero tumwe mu tuntu twabaye mu minsi yashize ubwo yari arwaye, ubwo yari mu bitaro, twagiye tubona utuntu kuri social media tw'utuvidewo, ukuntu yagiye asaba imbabazi abantu, yagiye asa naho atabaniye neza cyangwa se yaba yarakiraniwe kuri bo, anashimira bamwe bagiye bamufasha. Mu by'ukuri bimwe mu bintu biba mu muntu cyangwa se biba mu mubiri w'umuntu cyangwa se umubiri ubwawo wikora cyangwa se ukaba wagukoresha, nyamara mu by'ukuri abantu ntibaba babitindaho cyangwa se ukaba utabitindaho ko wenda ubivuze cyangwa se ubikoze, ariko mu by'ukuri buriya umubiri wifitemo imbaraga zituma ushobora kuba wavuga ibintu cyangwa se ugakora ibintu, ariko mu by'ukuri uwo umubiri wo ugukoresha ibyo bintu cyangwa se ugutera kuba wavuga ibyo bintu, mu by'ukuri uba wamaze kwisobanukirwa ko hari ubundi buzima ushobora kuba waba ugiye kujyamo. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri mu gihe ukiriho uhumeka, hari ibintu bigera nko kuri 3 cyangwa 4 se ukwiye kuba wakwitaho, aribyo tugishaka kuba twagarukaho. N'uyu muhanzikazi cyangwa se uyu mukobwa abantu benshi bari bazi mu bintu bijyanye se na social media cyane, mu mikoreshereze ya social media abantu benshi baramuzi. Mu by'ukuri rero hari tumwe mu tuntu yagiye akora abantu benshi bagiye bakunda cyane cyangwa se bakunze, mu by'ukuri natwe dushaka kuba twagarukaho muri rusange. Ariko muri iyi myaka nk'ingahe ishize twagiye tubona ko abantu bakiri bato cyane cyane abantu basa naho bari bamaze gusa naho bamenyekana muri showbiz nyarwanda ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Sinzi impamvu iyi si isa naho iri kudutwara cyangwa se iri gutwara ubuzima bw'abantu bakiri bato, cyane cyane iyo umuntu asa n'atangiye kwiyubaka cyangwa se atangiye kumenyekana mu bintu runaka. Sinzi impamvu isi isa naho ishaka kumutwambura ikaba yamujyana. Nicyo kintu nanjye ntasobanukirwa neza, ariko mu by'ukuri ugiye kugenda we agasa naho abanje guteguza abantu cyangwa se agasiga ubutumwa abantu benshi basigara bagarukaho nyuma y'uko we aba atakiriho. Nk'uyu nguyu Valentina cyangwa se Vava, mu minsi yashize twagiye tubona nyine ubwo yasabaga imbabazi, avuga ati mu by'ukuri abantu nakoshereje cyangwa se abantu naba narakoreye ibitari byiza cyangwa se naba narabwiye amagambo atari meza bambabarire. Mu by'ukuri nubwo yari arwaye ndetse anarembye, si uko wenda hari njye navuga yuko atari uko wenda yumvaga yuko yataye icyizere cyo kuba yabaho, ahubwo umubiri ubwawo hari ukuntu uba wiyumva tubyanze bikunze, ukaba gutera kuba wavuga n'amagambo wenda utari wanayateguye ariko akakuzamo bikarangira uyavuze, cyane ko nk'aya magambo yo kuba wavuga ngo gusaba imbabazi cyangwa se kubwira abantu biseguraho, ntabwo ari we wenyine wakoresha aya magambo. Hari abantu bagiye bapfa mbere yuko bapfa, ugasanga nyamara wenda nk'abantu bapfuye urupfu rutunguranye, ugasanga nabo bagiye bavuga amagambo nk'aya. Hari nka ba Tupac, hari ba Jay Polly n'abandi bantu batandukanye, kwa kundi umuntu ashobora gupfa urupfu rutunguranye, ariko nyamara abantu bakazasigara bibaza ku magambo yavuze mbere y'igihe gitoya mbere y'uko yitaba Imana. Mu by'ukuri rero
hari nka ba Buravani, ahantu benshi cyane muri iyi minsi cyangwa se mu myaka ya vuba ishize bagiye bitaba Imana, ariko mu by'ukuri ugasanga bagiye badusigiye ubutumwa tuzasigara twibazaho nyuma y'uko bagiye, ariko nyamara ni umubiri uba warabateguje cyangwa se ukaba ibyiyumviro byawo cyangwa se ukwiyumva kwawo kukaba kwagutera kuvuga ayo magambo, wenda nawe mu gihe ukiriho nyuma yaho ukaba wakwibaza uti ese kuki navuze aya magambo, ariko umubiri wo uba wamaze gusobanukirwa neza ibigiye kuba byawubaho mu gihe gikurikiyeho cyangwa se mu gihe cya vuba. Mu by'ukuri rero niyo mpamvu igihe cyose ukiri muzima cyangwa se igihe cyose ugihumeka wakagombye kuba witekerezaho cyangwa se uzirikana yuko byanze bikunze niba hari nk'ikintu umubiri wawe urimo kuba wakwerekezaho cyangwa se wagusaba kuba wakora, ntabwo buriya umutimanama upfa kuba wakubwira ikintu cyangwa se wagusaba gukora ikintu akenshi gihabanye n'ukuri cyangwa se na realite y'ikintu gikwiriye. Mu by'ukuri rero niyo mpamvu niyumva umutima wawe urimo kuba waguhatira kuba wasaba nk'umuntu imbabazi, uzabikore, cyangwa se niwumva uri kuguhatira kwemera ikosa waba warakoreye nk'umuntu, ukwiriye icyo gihe kuzabyakira ukaba wanabikora ndetse ukabikorana n'umutima ukunze, kubera ko byanze bikunze umutima uri kuguhatiriza kuba wakora ibyo bintu, hari igihe waba wasobanukiwe neza yuko uri mu minsi yawe ya nyuma cyangwa se mu gihe cyawe cya nyuma, nubwo wowe utabyitaho. Ni nayo mpamvu ahangaha akenshi abantu benshi bapfa nyine batihanye ibyaha byabo, cyangwa se bagapfa nyine badakiranukiye abantu nyine bari barakiraniwe cyangwa se bari barakoshereje cyangwa se bari batabanye nabo neza. Mu by'ukuri niyo mpamvu umubiri wawe nuguhatira kuba wavuga ikintu cyangwa se nk'umutima wawe ukumva urimo kuguhatiriza kuba wasaba imbabazi abantu runaka cyangwa se umuntu runaka cyangwa se ikintu runaka, kuba wagisaba imbabazi cyangwa se kucyatura kuko wenda wumva kigucira urubanza, byanze bikunze hari ubwo umubiri wawe uba wasobanukiwe ko wenda ushobora kuba uri mu minsi yawe ya nyuma, ariko we ntubisobanukirwe cyangwa ntubyiteho. Niyo mpamvu rero umutimanama wawe, cyane ko umutimanama we aho ubera mwiza ukugira inama nziza gusa, akenshi iyo uciye ku ruhande ugakora ikintu kitari cyiza, we uba unangiye umutimanama, kuko akenshi ugiye gukora ikintu kibi umutimanama wawe ukwereka ko ugiye gukora ikintu kibi, ukakugira inama yo gukora ikintu cyiza cyangwa se guhitamo amahitamo meza, ariko ukabirwanya. Niyo mpamvu nyine nyuma akenshi birangira wicujije, wenda se niba ari n'urupfu rutunguranye handi, wenda se ukoze nka accident cyangwa iki, udafite uburyo bwo kuba wasaba imbabazi umuntu wahamukini cyangwa n'iki, ugatangira nyine bikarangira nyine iherezo ryawe ritagenze neza. Ikindi kintu rero abantu benshi cyane badakunda kuba basobanukirwa, nyamara kandi umubiri wo uba ugisobanukiwe, ufite n'impamvu ugikoze cyangwa se ukiguhatira, ni ukuba washima Imana cyangwa se washimira Imana ndetse n'abantu runaka wenda baba baragize ikintu bagufasha muri ubu buzima. Nk'uyu mukobwa nyine Vava cyangwa se Valentine, twagiye tubona nyine utuvidewo dutandukanye ubwo yari arwaye mu minsi yashize, mu by'ukuri arimo ashimira abantu bagiye bamufasha ubwo yagera i Kigali, ibiki n'ibiki, ubuzima yagiye acamo, abantu b'ingirakamaro cyangwa se bagize icyo bamumarira muri ubu buzima, abashimira. Mu by'ukuri buriya ni iby'ingenzi cyane, ibi ni bimwe mu bintu aba bantu bazakomeza bagenda bamwibukira ndetse banamusaba kuruhukira mu mahoro, kubera yuko buriya muri ubu buzima umuntu amenya igihe asigaje, ariko ntabwo umuntu amenya igihe amaze ku isi, ariko ntabwo amenya igihe asigaje mu isi. Ubwo rero niwumva umutimanama wawe uri kugusaba kuba washimira abantu runaka kubw'ibyo bagufashe kuba bageraho, cyangwa se kuba washima Imana, ugashimira Imana ati Nyagasani wamfashije kugera kuri ibi n'ibi n'ibi, umfasha muri ibi n'ibi n'ibi, ntagomba kuba nakwifasha cyangwa nakwikuramo. Mu by'ukuri jya ubikora kandi ubikorane umutima ukunze, bitewe n'uko hari ubwo umubiri wawe uri kuguhatira kuba wavuga ayo magambo yo gushimira abantu cyangwa se kuba washimira Imana. Mu by'ukuri hari ubwo umubiri wawe waba wamaze kubisobanukirwa neza yuko uri mu gihe cyawe cya nyuma cyo kuba uriho cyangwa se ugihumeka. Mu by'ukuri rero ntuzashidikanye kuba wakora icyo umutimanama wawe ugusaba mu kuba washimira abantu cyangwa se gushimira Imana ku bintu runaka baba baragufashe cyangwa se baba baragufashe kuba wageraho cyangwa se gukora.
Mu by'ukuri rero abantu bakugiriye umumaro cyangwa se ibyo Imana yagukoreye byakugira umumaro, mu gihe umutimanama wawe uri kugusaba kuba wabishimira cyangwa se wabashimira, jya ubikora kandi ubikorane umutima ukunze, kuko uba urimo urakora icyo ukwiriye kuba wakora, kuko umutimanama wawe icyo ugusaba gukora burya nicyo kiba gikwiriye kuba cyakorwa. Niyo mpamvu wagombye kugikora utabanje gusiganya umutimanama wawe. Ikindi kintu rero abantu benshi cyane bakagombye kuba bitaho cyangwa se bakagombye kuba bakora mu gihe umutimanama wabo urimo kukibasaba kuba bagikora, ni uguhora witeguye yuko isaha ku isaha uwaguhaye ubuzima yanabukwambura. Ndavuga Imana rurema dusenga cyangwa se twizera. Mu by'ukuri Imana niyo itanga ubuzima, kandi nubwo abantu benshi batekereza yuko ngo Satani ari we utwambura ubuzima, burya Satani ntabwo afite ububasha bwo kutwambura ubuzima, kuko nta nubwo ari nawe wabuduhaye. Iyo usomye neza ibitabo by'iyobokamana cyangwa se ibitabo bituyobora ku Mana, mu by'ukuri bitwereka yuko Imana ariyo yahaye umuntu ubuzima, ndetse ari nayo igena igihe azamarana ubwo buzima iba yaramuhaye. Mu by'ukuri rero inzira yose byanyuramo, wenda se abantu bakwishe cyangwa se abantu bakugambaniye cyangwa se bigenze gute, na accident n'ibiki, so igihe cyose uvuye mu buzima ntabwo ari Satani. Wenda Satani we icyo ashobora gukora ni ukugutega, ahora adutega ubundi imitego cyangwa se imishibuka, kuba n'ubundi ukiriho ntabwo ari uko Satani abishaka, oya, ntabwo ari uko abishaka, ntabwo ari ubushake bwiwe, ahubwo n'ubundi Satani ahora adutega imitego yatuma n'ubundi tuva mu buzima cyangwa se tubura ubuzima, cyane cyane tukabubura tutihanye ibyaha dufite cyangwa se tugapfana ibyaha twagiye dukora. Ahubwo icyo Imana yo ikora, ihora ikinga akaboko bitewe n'uko igihe yakugeneye uzamara ku isi kiba kitari cyagera. Iyo kigeze rero ni hahandi n'ubundi Satani ashobora kuba yagutega umutego runaka cyangwa se akaguteza icyago runaka, bikarangira kuko kikujyanye. Ariko mu by'ukuri kikujyana kubera yuko n'ubundi bihuriranye n'isaha y'ubuzima bwawe Imana yashyizeho igihe buzarangirira, bigahurirana. Ariko mu by'ukuri Satani nta bubasha afite bwo kuba bwatwambura ubuzima, ahubwo icyo akora ni uguhora agerageza kuba yabutwambura, cyane cyane akabutwambura mu gihe tutari turi muri kondisiyo nziza yo kuba turi kumwe n'Imana cyangwa se dukiranukiye Imana. Mu by'ukuri rero niyo mpamvu ahangaha icyo navuga ahangaha, mu by'ukuri guhora witeguye ko isaha ku isaha ubuzima bwawe, kuko tuba tumenya igihe dusigaje ku isi ariko tutamenya igihe tuzamara, nako igihe dusigaje kumara. Niyo mpamvu nk'uyu mukobwa nyine yagiye yisegura ku bantu, nyine yasaba imbabazi, ashimira, agira gute, ni uko ahangaha umubiri we wasaga naho umwereka yuko byanze bikunze ubuzima bwawo burimo kugenda bugera ku musozo. Nawe rero niwumva umubiri wawe utangiye kukwereka yuko igihe usigaje ku isi gisa naho kiri kugenda kiyoyoka, ntuzashidikanye cyangwa se ngo wibwire yuko ari ibitekerezo biri kuza gutyo gusa. Mu by'ukuri umubiri ufite imbaraga zo kwiyumvamo ikintu runaka, cyaba cyiza cyangwa kibi, ndetse ukaba wanakwereka yuko, ukaba waguha n'ibimenyetso ariko wowe ushaka kutabibona cyangwa se ugashaka kuba wabihakana kubera gushaka gutsimbarara ku gukunda ubuzima no kumva yuko uzabuhorana cyangwa se uzabumarana igihe kirekire. Ariko by'ukuri umubiri wo ufitemo ibyumviro bibasha kuba wasobanukirwa ibishobora kuba bigiye kuba byawubaho. Mu by'ukuri rero niyo mpamvu wakabaye uhora witegura yuko isaha ku isaha ubuzima bwawe uwabuguhaye yabukwambura, ukaba wanamukiranukira cyangwa se wagerageza kubana n'abantu neza, ndetse no kuba wabasaba imbabazi aho utabanye nabo neza cyangwa se aho wabakoshereje. So izi ni ingingo nari ngarutseho zatubanisha neza n'Imana, ndetse n'igihe tubaye twatahuka tugatahuka amahoro, Imana ikazadutuza heza ariho mu ijuru. Mu by'ukuri rero reka nkomeze kubihanganisha abakunzi ndetse n'abafite aho bahuriye n'umuryango wa Valentine cyangwa se Nyiransengiyumva Valentine cyangwa se Vava benshi mwagiye mukunda. Nizere yuko abakunzi biwe muri bukomeze kwihangana ndetse n'umuryango we mukawihanganisha, mukomeze mugubwe neza, Imana ikomeze ibarinde kandi ibarebe neza, ibishimire.